Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Bwana Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko, Bwana Perezida wa Sena, banyacyubahiro badepite namwe ba senateri, bashyitsi bahire, bagabo namwe bagore, inshuti bavandimwe, baturage bacu. Nkurikije ibiteganywa n'ingingo ya 67 y'itegeko nshinga ry'igihugu cyacu, ndagira ngo mbamenyeshe ko mfite icyubahiro n'inshingano zo kuza imbere yanyu mwebwe muhagarariye abaturage b'igihugu kugira ngo ntange ubutumwa bugenewe igihugu kubijyanye n'imimerere yacyo. Ubutumwa babugenewe abaturage buri mwaka. Ku itariki ya 20 Mutarama 2024 ubwo nongeraga kurahirira imbere y'igihugu ko ngiye kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo manda ya kabiri, navuze ko iyi manda y'imyaka 5 izashingira ku masezerano 6 akomeye nari nabasezeranyije ko nzubahiriza. Guhera ubwo imbere y'abaturage bacu ni ku murongo w'ayo masezerano 10 hagenda hashingirwa ubutumwa n'imirongo migari ibikorwa by'igihugu umunsi ku wundi. Ni muri urwo rwego mu buryo bwubashywe kandi nzi neza ko ari igikorwa gikomeje nitabaje cyangwa nje imbere yanyu uyu munsi kugira ngo mbagezeho ishusho rusange y'umwaka wa 2025. Iki gikorwa si umuhango wo kwitabira gusa, kuri nge ni umwanya wo kuvuga ukuri, wo kugaragaza ibyo twagezeho n'ibitararangira, ukuri ku byo twanyuzemo, ukuri ku byo twakoze n'ukuri ku byo tugomba kurangiza. Ni n'umwanya wo kugaragariza rubanda inshingano dufitiye abaturage, inshingano zo kubamenyesha icyerekezo igihugu kirimo gufata. Hari n'umwanya w'icyizere kuko nubwo twahuye n'ibigeragezo bikomeye turacyahagaze twizeye imbere. Baturage bagenzi banjye bakundwa, kure yuko byaba byari igihe cy'akaruhuko mu mateka yacu ya vuba, umwaka wa 2025 wabaye umwaka wuje umwijima mu burasirazuba bw'igihugu cyacu, mu bihe bibi bitigeze bibaho mu myaka 10 ishize. Guhera mu mezi ya mbere umutwe wa M23 ufashijwe n'ingabo z'u Rwanda mu buryo butaziguye watangije igitero gishya cyagutse maze ugeraho wigarurira Goma ndetse na Bukavu. Gukomeza no kwagura ibikorwa byabo by'iterabwoba mu bice binini by'intara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Bakomeje kongera imbaraga mu ntambara yari igamije ikintu kizwi cyane, gahunda iteguye yo kwambura igihugu cyacu umutungo kamere no guhungabanya inzego zacyo. Ibyo byose byajyanye kandi n'ihohoterwa rikomeye kandi rigeragezwa nk'urwego rikorerwa abaturage. Kwicwa kw'abasivile mu buryo butunguranye, gufata abagore ku ngufu bikozwe nk'intwaro y'intambara ndetse no gufata ku gahato ibijyanye n'imiryango yose yakuwe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abenshi imiryango y'abaturage ikaba yarimuwe ikajya mu bindi bihugu ndetse no mu gihugu imbere. Muri icyo gihe kandi indi mitwe yitwaje intwaro yakomeje gukwirakwiza urupfu n'umwijima cyane cyane mu ntara ya Ituri, aho abaturage bacu bagifungiye mu rugo mu gikorwa cy'urugomo rutigeze ruhagarara. Habayeho gutwikwa ndetse iyi mitwe ikaba yarakomeje gukora, haba imitwe yo mu gihugu ndetse n'imitwe y'amahanga. Ntihakagire n'umwe ubabeshya. Niduhanganye n'amakimbirane asanzwe y'amoko cyangwa intambara y'imbere mu gihugu. Hakiyongeraho ko turi imbere y'intambara y'igisirikare cy'amahanga gikoresha abandi, igamije kwambura igihugu cyacu ubusugire ku gace gafite agaciro gakomeye cyane. Aka gace gafite akamaro gakomeye mu bya gisirikare, gafite n'umutungo kamere w'ingenzi ndetse n'amahirwe akomeye y'ubukungu, afite uruhare runini ku hazaza h'igihugu cyacu mu guhangana n'iyi ntambara yo kudutera.
igisubizo cyacu cyari icyemewe kuko cyabaye icya gisirikare, icya politike n'icya diplomasi. Ku rugamba ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatanyije na polisi y'igihugu, inzego z'umutekano ndetse n'abapatriote ba Wazalendo bahaye umwanzi igisubizo gikomeye, barwanira igihugu ku butwari bukomeye cyane, bahangana n'abatugabyeho igitero n'ababafasha bose. Bashoboye guhagarika ibitero byinshi bikomeye by'umwanzi, bakomeza kugumana uduce tw'ingenzi, barinda imijyi ifite agaciro gakomeye mu rugamba, kandi bashingira umutekano inzira z'imfashanyo z'abantu mu bihe bikomeye mu bijyanye n'ibikoresho. Ibikorwa n'imibereho y'abasirikare, ingabo zacu zagaragaje ubutwari ndetse no gukunda igihugu bidasanzwe, bituma bose babaha icyubahiro n'ishimwe. Mumfashe rero mbere y'uko nkomeza twunamire twese hamwe twibuka abaturage, abasirikare batanze ubuzima bwabo muri iyi ntambara no mu bikorwa by'urugomo byakomeje guhitana abaturage bacu muri uyu mwaka, cyane cyane mu burasirazuba bw'igihugu. Ku miryango yabo ndatangaza mu izina ry'igihugu cyacu cyose ko tusigaye atari mu magambo gusa, tubaha amagambo y'ihumure n'akababaro gakomeye. Abaturage bahuye n'ibi byago, abimuye mu byabo, abaturage babayeho mu bwoba no mu guhunga buri munsi, ndashaka kubabwira ko imibabaro yanyu itatubereye iyo kuba twabyirengagiza cyangwa ngo tuyitere umugongo. Leta iri kumwe namwe kandi ndabizeza ko itazabatererana. Ni muri urwo rwego nshimira kandi nkaba mfite ishema ryo kubahisha ingabo zacu n'inzego z'umutekano kimwe n'abawazalendo bakomeje kurinda imbibi z'igihugu cyacu no kurengera abaturage bacu babikesha ubutwari bwabo. Bakoresheje ibitambo bikomeye bigaragaza buri munsi imbaraga no kwemera gukunda igihugu cyacu. Repubulika irabashimira kandi amateka azibuka amazina yabo n'ubwitange bwabo. Mu rwego rwo kubahesha icyubahiro, ndasaba ko duhaguruka, tuve mu myanya yacu, duhaguruke twese dufate umwanya wo kuzirikana aba bose bazize ubu bugome. Ndabashimiye cyane baturage bagenzi banjye bakundwa. Dukurikije uko ibintu bihinduka mu buryo bwihuse ku rugamba, natangiye kuvugurura mu buryo bwimbitse inzego zacu z'umutekano n'ingabo, harimo gusubiramo imiterere y'ubugenzuzi bw'ingabo mu bice bimwe na bimwe, kwimura ibikoresho ku mirongo y'imbere ifite agaciro kanini, kongera ubushobozi bw'iperereza no kurwanya nta kujenjeka imiyoboro y'ubucuruzi bw'ibyinjira n'ibisohoka mu buryo bunyuranyije n'amategeko ari nayo yunganira intambara. Ibi bikorwa byose bijyana n'ivugururwa rikomeye ry'ingenzi ry'inzego z'umutekano rigamije kurushaho gutoza no kubaka ubunyamwuga bw'ingabo, kuzamura imibereho y'umusirikare, kongera imyitwarire myiza mu ngabo no kurinda ihohoterwa iryo ari ryo ryose rikorerwa abasivile. Ntidushyigikira icyaha cy'imitwe yitwaje intwaro kandi ntituzihanganira na gato amakosa akorwa n'ufite umwambaro wa Repubulika. Ku rwego rw'ubufatanye mpuzamahanga, umwaka ushize wabaye uw'impinduka zikomeye bishingiye ku busabe igihugu cyacu cyatanze ndetse n'itegeko ry'inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye rigena uko ingabo zawo zisubira inyuma. MONUSCO yarangije ibikorwa byayo muri Kivu y'Amajyepfo mu mwaka wa 2024, ihita isubiza intekerezo zayo cyane muri Kivu y'Amajyaruguru no muri Turi, mbere yo guhagarika igikorwa cyo gusubira inyuma kugira ngo habeho kongera gusuzuma uko ibintu bihagaze ku butaka. Cyo kimwe n'ingabo za SADC zaje gushyigikira ituze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mpera z'umwaka wa 2023, zikaba zarasoje manda yazo mu kwezi kwa Werurwe 2025. Ibi byongeye
kugaragaza ko nta gikorwa na kimwe cy'amahanga cyashobora gusimbura inshingano z'ibanze za leta ya Kongo ifitiye igihugu cyayo n'abagituye mu kubarindira umutekano mu nshingano. Izi mpinduka ntizisobanura ko dusubiye inyuma cyangwa tukaba twarengagije ibintu bimwe na bimwe, ahubwo ni inzira twahisemo yo kuva mu buryo bwo gutegereza ubufasha budafite iherezo, tukajya mu murongo w'ubusugire bwuzuye, dukomeza ubushobozi bwacu bw'igihugu kandi tugakorana n'abafatanyabikorwa bacu mu buryo bwubahiriza itegeko nshinga n'amategeko yacu. Ku ruhande rwa diplomasi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje kugaragaza nta gucogora, nta kuzuyaza ukuri kuri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uburasirazuba bw'igihugu cyacu kirimo kunyuramo. Iyi nzira yagize impinduka nziza mu muryango wa Afurika yunze ubumwe binyuze mu nama yawo ishinzwe amahoro n'umutekano, aho uyu muryango wacu w'akarere wamaganye nta kuzuyaza ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bya ADF, FDLR n'indi mitwe yitwaje intwaro, kandi wongera gushimangira ko ingabo z'amahanga ziri ku butaka bwacu mu buryo bunyuranyije n'ubushake bwa leta yemewe ya Kongo zigomba guhita zisohoka ako kanya. Ni mu gihe kimwe kandi ku nshuro ya mbere kuva intambara z'agasuzuguro n'ibitero bikomeje kugabwa ku gihugu cyacu byatangira, inama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye yatoye umwanzuro 2773 wamagana mu buryo bweruye igitero cy'u Rwanda kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi igasaba ko ingabo zarwo zitazisohoka ku butaka bwacu nta gushidikanya. Ni muri urwo rwego kandi tugendeye ku nyungu z'igihugu nk'uko bikwiye abayobozi bashinzwe kurengera inyungu rusange z'abaturage, twatangiye inzira ebyiri zikomeye za diplomasi. Icya mbere ni itangazo ry'amahame ryasinywe muri Mata 2025 rishingiye ku biganiro byabaye ku bufasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Katari, umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'abandi bafatanyabikorwa. Ibi biganiro byageze ku musaruro kwa 27 Kamena 2025 ubwo hasinywaga i Washington amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Aya masezerano yatangiye gukurikizwa uwo munsi nyine, kandi yemezwa ku mugaragaro n'abakuru b'ibihugu ku wa 4 Ukuboza 2025. Ahantu hashingiye ku mwanzuro w'2773. Ayo masezerano ateganya ko ingabo z'u Rwanda zose zisohoka ku butaka bwacu, ko imitwe yitwaje intwaro y'abanyamahanga irimo na FDLR isenyuka burundu, ko hashyirwaho uburyo buhuza impande zombi bwo kugenzura ishyirwa mu bikorwa ndetse no gushyiraho urwego rwo gufatanya mu bukungu bwo mu karere. Ayo masezerano ntazigerwa ashyirwa mu bikorwa keretse habayeho icyizere na kuga cy'umutekano n'ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byubahirizwe byuzuye. Ku rundi ruhande, binyuze mu buhuza bwa Katari ndetse no ku bufasha bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ku wa 15 Ugushyingo 2025 twageze ku masezerano y'ibanze i Doha hagati ya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC M23 ategura inkomoko y'amasezerano y'amahoro arambye kandi arambuye. Aya masezerano ashingiye ku gusubiza inyuma igisirikare cya AFC M23, kubashyira hamwe mu birindiro, kubambura intwaro, kubakura mu mitwe no kubasubiza mu buzima busanzwe, ndetse no kugarura ububasha bwa leta mu duce twose bari barigaruriye. Mumfashe mvuge ku buryo bwumvikana neza, aya masezerano nta na rimwe aho uburenganzira bwo gusangira ubusugire bw'igihugu cyacu n'uwo ari we wese. Bisubiremo neza, nta na rimwe ayo masezerano aha agaciro cyangwa ashyigikira ibyo ari byo byose byerekeye kwishakira ubutaka bw'igihugu cyacu cyangwa gushyira umutungo wacu ku buyobozi bw'undi muntu cyangwa igihugu. Nta n'uburyo ayo masezerano yakumvwa nk'imbabazi zihishwe z'ibyaha byakorewe abaturage bacu. Ubutabera buzaca inzira yabwo kugeza ku iherezo mu buryo bukomeye kandi butajya impaka, kugira ngo twubahishe ubuzima bw'abo bose baguye babizira.
bazizeye intambara yo kutugabaho igitero. Aya masezerano tuyafata nk'intwaro zifite agaciro mu rugamba rwo kugera ku mahoro arambye kandi asesengurwa, si nk'ukugabanya ububasha bwacu ahubwo nk'uburyo bwo guhuza imbaraga z'igisirikare cyacu n'iza diplomasi. Guhera ubu hari ibyihutirwa bine bigomba kuyobora ibikorwa byacu. Icya mbere, guharanira ko ingabo z'amahanga zose ziri ku butaka bwacu zavaho burundu kandi mu buryo bwemejwe neza, zaba izemewe ku mugaragaro cyangwa izihishe inyuma y'imitwe yitwaje intwaro. Icya kabiri, guhagarika burundu imiyoboro y'amafaranga n'ibikoresho bikoreshwa mu bikorwa by'urugomo binyuze mu kurandura ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bukorwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko, zahabu, koruta, kobalite n'ibindi, hamwe n'ubucuruzi bw'inyuma y'amategeko bushyigikira. Icya gatatu, kurinda abaturage mu buryo bufatika, cyane cyane abagore n'abana, no kwemeza ko imiryango itanga imfashanyo ishobora kugera mu bice byashegeshwe. Icya kane, gushyiraho amahoro arambye duhuza imbaraga z'umutekano, kongera iterambere ry'uturere no gushyiraho inzira z'ubwiyunge zifatiye ku buzima n'imibereho itandukanye, n'imibereho yita ku baturage b'amoko yose. Nubwo twagaragaje kandi twakomeje kugaragaza ubushake bw'imbaraga kandi amasezerano mashya atangirana n'icyizere, birababaje kubona u Rwanda rwatangiye kunyuranya n'ibyo rwiyemeje bukeye nyuma yo gushyira umukono ku masezerano. Nk'uko byemejwe, ingabo za RDF zakomeje kandi zishyigikira ibitero bikoresheje intwaro zikomeye byaturutse mu mujyi w'u Rwanda wa Bugarama, bigateza umusubirizo ibibazo bikomeye cyane birimo impfu z'abantu mu bice birimo Katogota, Rubarika ndetse n'ibindi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, bityo bikaba ari ukwica amasezerano yo guhagarika imirwano. Ibi kandi bikaba bikomeza gusa neza n'ukuri kwamaze igihe kirekire kwemezwa n'umuryango w'abibumbye. Mu by'ukuri, itsinda ry'impuguke ku birebana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu nyandiko yaryo kwa 23 Kamena 2025, nyuma rikabivuguruza kwa 19 Nzeri 2025, ryemeje ko ingabo z'u Rwanda arizo ziyobora kandi zigenga ibikorwa bya AFC M23, bityo bikerekana neza uruhare rw'igihugu cy'u Rwanda. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeye ku ijambo ryayo n'imikorere yo kugenzura yari yumvikanyweho n'abafatanyabikorwa bacu, ntizigere yirengagiza inshingano zo kurinda abaturage bazo aho bari hose barimo guhungabanywa. Izagira uruhare mu nzira za diplomasi, ariko ntizigera na rimwe ireka ubusugire bwayo cyangwa umutekano w'abaturage bayo. Nk'uko nabigarutseho mu gihe cyo gusinya itangazo rihuriweho rijyanye n'amasezerano ya Washington ku mahoro n'iterambere, ndacyemera ko nta gushidikanya ko iki kibazo cya diplomasi kizagira aho gifungurira igihugu cyacu inzira nshya, inzira isaba byinshi, rimwe na rimwe ikaba inzitane, ariko ni inzira itugarura hafi y'amahoro nyayo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko nabisezeranyije, izagira uruhare rwayo rwose mu cyubahiro no mu gukomeza kugaragaza ubushake hamwe n'inshuti n'abafatanyabikorwa bayo, ariko tuzakomeza kuba maso tudakabya mu kwigengesera. Turaba ukuri, ariko twizeye ejo hazaza. Mu by'ukuri, amahoro arambye ntazazanwa n'imbaraga za gisirikare gusa cyangwa gusinya ibijyanye na diplomasi byonyine. Amahoro azagaruka mu buzima bwa buri munsi, leta yongera kugaruka ifungura amashuri n'amavuriro, imihanda yongere gukora, amasoko yongere kuzura ubuzima, ibikorwa by'abikorera byongere gutangira, n'urubyiruko ruhabwe amahirwe yo kubona akazi n'ahazaza.
uko ubuyobozi bw'igihugu bugenda busubira mu bice byari byarangiritse, intego yacu irasobanutse neza: guhamya umutekano mu bice byahuye n'izi ngaruka no gutegura itahuka ry'abaturage bacu bavuye mu byabo mu buryo butekanye, butunganye kandi bubahesha agaciro. Kongera kubaka uburasirazuba bw'igihugu bizaba kimwe mu by'ingenzi cyane bizayobora ibikorwa byacu, kuko igihe cyose hari umudugudu n'umwe, akarere kamwe cyangwa agasozi kamwe k'iki gihugu kagikorwaho n'iterabwoba ry'abanze gushyira intwaro hasi mu buryo bwemewe, nzakomeza kubona ko umurimo wacu utarangiye. À mesure que l'autorité publique se réinstalle, notre cap est sans équivoque: stabiliser durablement les espaces reconquis et organiser le retour progressif, sûr et digne de nos compatriotes déplacés. La reconstruction de l'Est sera à cet égard l'un des axes les plus déterminants de notre action. Tant qu'un seul village, tant qu'un seul quartier, tant qu'une seule colline de ce pays restera sous la menace des armes illégales, je considérerai que notre tâche n'est pas achevée.